ese wigeze wibaza ukuntu umuntu ashobora kwihakana abantu bari inshuti za hafi z'umugore we ku munsi w'ubukwe bwe? Ni iki cyabaye hagati ya Shizzo na Bwiza ndetse na Nyambo ku buryo avuga ko atabazi kandi barigeze gusangira ibihe bikomeye? Iyi nkuru irimo amayobera menshi kuruta uko abantu benshi babitekerezaga. Umuraperi Hakizimana Ishimwe Agape uzwi nka Shizzo yarushinze n'umugore we Kayitesi Yvonne uzwi nka Tesi, akaba ari umunyamakuru mu birori bikomeye byabereye mu ntare Conference Arena ku cyumweru tariki 10 Mutarama 2026. Hari hatumwe abantu batandukanye baturutse mu myidagaduro, itangazamakuru n'inshuti n'abavandimwe. Ariko mu byatangaje benshi, Bwiza n'umukinnyi wa filime Nyambo ntibigeze bagaragara muri ibi birori. Ibi byabaye ikibazo kuko bombi bazwi nk'inshuti za hafi za Tesi. Igituma abantu benshi bibaza ni uko tariki 15 Mutarama 2025 ubwo Tesi yambikwaga impeta y'urukundo na Shizzo Dubai, Bwiza na Nyambo bari bahari ndetse bari mu baherekeje bya hafi. Icyo gihe byagaragaraga nkaho bari mu muryango umwe w'inshuti zidatana. Icyongeye kugarura impaka n'amagambo ya Shizzo ubwe, aho yatangaje ko atazi Bwiza na Nyambo nubwo amazina yabo akomeje kuvugwa mu bantu ba hafi b'umugore we. Ibi byatumye abantu benshi bibaza bati ese hari ikintu cyabaye mu ibanga cyangwa n'umwanzuro wafashwe ku bushake? Ku bwanjye iyi nkuru itwigisha ikintu gikomeye cyane. Ubukwe si ubugenzi gusa, ni ihinduka ry'imipaka. Hari igihe iyo umuntu yinjiye mu buzima bushya, inshuti zimwe ziguma inyuma, izindi zigahindura umwanya. Kandi siko buri gihe bisobanuye amakimbirane, ahubwo ni imyanzuro ifatwa mu mutuzo abantu batazi. Wowe bibona gute? Ese Shizzo yarakwiye kuvuga ko atabazi cyangwa yarakwiye guceceka akirinda impaka? Andika igitekerezo cyawe muri komenti. Niba ukunda izi nkuru zisengura imyidagaduro utabonye ahandi, ndasubscribe ukande ku nzogera kuko ubutaha tuzagaruka n'inkuru zishyushye kandi zigezweho.